Yes, birumvikana rero cyane muri Kigali Monitor TV nk'ibisanzwe turimo kuwa muri Expo turimo kugenda tuganira byinshi bitandukanye. Tufite n'umukobwa w'inkumi mwiza cyane ahangaha akora ibintu by'imideli, twabonye ibikapu afite twabonye udusaro aza kutuganiriza se bamwita nde? Amazina yanjye ni Aleluya Angel. Aleluya Angel ukuri biki waje hano muri Expo nimo kuwa exporting ibiki? Ahanga naje gukora mbere na mbere ibikapu bikozwe mu bitenge icyo ni icyambere cya kabiri mu maverure. Ni ibikapu byiza bikomera cyane. Kina none dukora ibintu by'udusaro dusanzwe ko guha abantu ngo bambare. Dukora n'imyenda muri company yacu yitwa Inara Couture. Dukora n'imyenda, dukora n'ibigo bikuru uko mubishaka kose turabakorera. Yes, birumvikana company ya Inara Couture ese mwatangiye ryari gukora ibi bintu cyangwa se mumaze kingana kimukora ino business yanyu? Ubusanzwe tutarajya muri company tutaratangira kwiyandikisha cyangwa twimenyekanisha cyane twatangiye muri 2015 ariko twatangiye kumenyekana cyane muri 2017 ari naho twatangiye kwitabera amamurikagurisha atandukanye. By'umwihariko se muri ko gutangira maze kugera kuki mise mukorera hehe mufite ahantu hari stable kuryo twabashaka twamenya aho muhagaze? Yego rwose dufite ahantu dukorera Sonatibe. Dufite kandi no kuba dukora Sonatibe dukorera ahantu hanini. Ikindi nanone dufite izina rimaze kumenyekana ryo Inara Couture ku buryo dushobora no gukora amasoko manini. Urugero mu mwaka ushize twakoreye New Vision ibikapu byera kuri 300 byo guha abanyeshuri. By'umwihariko rero waje muri Expo maze igihe ukora akazi kawe ese urabona Expo nk'umuntu umaze kuba navanga umaze kugira experience mu kazi kanyu nibiki mubona bigiye kuba byabongera cyangwa se nakaye kamaro ubona ino Expo ishobora kuba yabongera muri business yanyu? Iyi Expo y'umujyi wa Kigali ikintu izatwongera cyane nuko biri kudufasha kurushaho kumenyekana birenze uko twe dusanzwe tumenyekanye. Ikindi nanone bizana umusaruro mwinshi kuko bituma abakiriya bacu no kuvuga umubare w'abakiriya bacu uriyongera kandi igihe abakiriya biyongereye company igenda irushaho noneho gutera imbere kurushaho. Nicyo numva ko tugiye kuzungukira hano cyane cyane. So muri Expo rero tubwira agashya wabonye muri Expo? Muri Expo harimo udushya twinshi uretse kuba narazanyemo ibikorwa byanjye nagiye nunguka n'ibindi bikorwa abantu bakora. Urugero hari nka company yitwa Isubyo igira imitako myiza nishimiye kuyibona muri rino murikagurisha. Ngo wagira icyo ubwira abanyarwanda cyangwa se nk'ubyimwe ku rubyiruko rukurikira kuri Kigali Monitor TV aka kanya gira inama wabagira nk'urubyiruko? Inama narugira nuko rugomba kwihatira kureba ibibekikije noneho bagakuramo isomo. Iyo bakuyemo isomo bibafasha no kwihangira imirimo kuko muri iki gihe turimo ntago ariko buri wese azabona akazi ka leta ahubwo agomba kurushaho kwihangira imirimo kugira ngo abone uko azabaho. Yes, urakoze cyane. Namwe murakoze.